icyaha cyo gufata gusambanya abana batagejeje imyaka 18 ntigisaza kandi kibarwa mu byaha by'ubugome. Ibyo niko amategeko dufite uyu munsi ameze abikora niko ameze kandi nibyo ntago mbivuguruza. Yego. Aho bitandukaniye icyo shaka akantu agatoya nshaka kongeramo nuko muri ibyo umukobwa ari uri kujya kuri ribu we rero ubwo busabe bw'uwakorewe icyaha bukagongana na rya tegeko rivuga ngo ntigisaza kandi kiri mu by'ubugome. Aha tugeze rero mpamvu ndi kugenda nigengesereye mbwira abanyamategeko bimeze biti. Uyu muhungu kumukomeza azaburana na bwa bushinjacyaha twavuze tuvuga. Yego. Nyiri gukora icyaha yamaze kwiyakira, sibyo? Nta kibazo afite. Ubwo nuvuga ngo niba umuhungu yaremeye umwana nanakora ubukwe umwana azajya asura se cyangwa ajya gusura nyirakuru cyangwa ajya gusura nyirasenge ko yamaze kumwemera. Yego. Imiryango y'iwabo w'umukobwa watewe inda, umuhungu yari afite ubukwe, kwica ubukwe nta mahano mu muco wacu, ahubwo itegeko rirabivuga. Bigenda biterera. Impamvu ndi kubivuga nitonze no kugira ngo abanyamategeko baba hano babyumve ko hari nabo namaze kwandikira ibi ndabivuga ya ndabyibutse. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tuje mu kiganiro na mwarimu wacu muri iri shuri. Ni karibu mukomeze mwige kandi mukomeze mwaguke. Turi kugenda twaguka, umuryango rimaze kugira mu bihumbi 60 kandi nabandi bazima nabo mukomeze muze mwiyongere. Nkuko konda kubivuga ngo uyu muryango wacu ntago ari wabaringa. Haza umuntu uko twaguka nuko ufite icyo yungukamo abwira mugenzi we nawe uzagira icyo yungukamo. Ubona nta cyafatamo ajya kuzindi nta shyamba nirigari pe. Shyamba nirigari ariko 60 n'abantu benshi. Yego. Kandi kuba ari bazima atari baringa byo ndabizi cyane. Umeze ute? Bafite ibimenyetso byinshi ndaho rwose. Yego, igitondo cyiza. Asante sana. Mu gitondo nabonye inkuru ivuga ko umusore yaburaga iminsi mike cyane rwose ngo akora ubukwe, none barafunze ari mu maboko ataraye. Iminsi itagera no ku cyumweru. Yego. Yagomba gukora ubukwe umusibe ejo kuwa 4. Yego. Mu karere ka Nyanza. Ni ikibazo cy'amategeko. Uyu munsi turavuga ku mategeko n'umuryango. Kuko amategeko ashyirirwaho umuryango. Yego. Mu kanya turajya mu kiganiro kijyanye n'uburyo u Rwanda rwasuzumwe mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ko byabaye kwa 3 gishize. Uyu munsi rero nk'itsinda ry'abari mu Rwanda turagerageza tujye kureba amanota baduhaye, ibyemejwe, ibyo badutegetse, ibyo bategetse u Rwanda kuzakora. Nshimira na ministre w'ubutabera wagiye i Geneve muri iyo evaluation. Ubwo turajya kubisubiramo turebe. Tunafata n'ingamba buri ruhande, itangazamakuru, societe civile, nibiki byakorwa, nibiki nihe batubereye, nihe baturenganyije, ibyo byose tubirebe. Icyo ni kimwe. Hanyuma mu gitondo nabyutse mbona inkuru ijyanye no kuba hari abagororwa 1000 bagiye gusohorwa kubera cya kindi ni twita mu Kinyarwanda kiza n'ubuhuza, ariko ubuhuza buba mu manza mbonezamubano. Noneho izo mu manza mpanabyaha byitwa ubwumvikane. Ubyumva? Ubuhuza, ubwumvikane. Donc abo bantu bafunzwe bazafungurwa ku bwumvikane. Cyo bita VMO bagita ngo ni voluntary mediation by offenders nyirango. Aho uwakoze icyaha akemera hanyuma bakamwumvikanisha n'uwagikorewe. Yego. So icyo ni kimwe. Ni inzira nziza nubwo abangaba ari bakeya, niba ari 1000 muri gereza zose yaba ari bakeya, ariko birasaba ko iyo gahunda yongera igakomeza. Nibura urumva nta nubwo muri gereza zo mu Rwanda harimo 285, 1000 ni bake cyane. Nongera mbona indi nkuru y'umushakashatsi umunyamategeko
asaba ko izina ubugenzacyaha none ubushinjacyaha ryahinduka kubera ko umushinjacyaha aba afite mu nshingano no gushinjura. Nabitekerejeho cyane, ntekereza no kuba bashaka ijambo tugera naho tuvuga tuti wenda bizitwe ubugenzuracyaha, ko ni ukureba umushinjacyaha abahagarariye uwakorewe icyaha ahanganye n'ukekwa ko yagikoze, kandi umushinjacyaha nk'umukozi wa leta na wa wundi ukekwa ko yagikoze aramushinzwe, noneho agahagarara agafata imitsina mu ruhande rw'uvugwa ko yagikorewe, wa wundi ugikekwaho akamuta, agasa naho ahangana nawe kugira ngo abimwemeze. Mu mategeko byo hari procedure byaraciyemo, iyo umushinjacyaha kiri ku rwego rwo gushinjura ni hahandi wumva ngo ashyinguye dosiye, nuko aba yabuzemo igishinja ukekwa, kandi iyo ukekwa utamubonye w'icyaha muri make uba wamushinjuye. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ariko amadosiye yose avuye mu bugenzacyaha akinjira mu bushinjacyaha ariko yose yinjira mu rukiko. Aho koho iyo etape mbaye niseguye ko biragoye, ntabwo abahungu bigeze gukata akantu ngo naravuze ngo igihe utarambuka umugezi wirinda gutunga ingona urutoki. Ibyo ni nk'ibyo mba mvuga. So ni ukuvuga ngo ubushinjacyaha bugeza dosiye mu rukiko, idosiye bwamaze kubona ko ukekwa afite byinshi byaba bimuhamya icyaha, noneho bukayinjira mu rukiko buhagaze kuri wa wundi wagikorewe. Yego. Mugenzi wanjye Joseph yaje kutunganira avuga ati ariko se ubundi kuki umushinjacyaha atagumana wa mwimerere we wo gushinja no gushinjura, noneho ukekwa n'uwakorewe icyaha bakaba bahari, sibyo? Uwagikorewe akaba ari we wisobanura, n'ugikekwa akisobanura, none umushinjacyaha akaza avuga ati ndumva, akabogamira ahazima aho abona hari intuza, kuba hari n'abavoka n'umucamanza. Ibyo rero bisa naho bikorwa n'umucamanza niwe ugera ahantu akavuga ati ko nyamara nkurikije uko uyu muntu ukekwa yisobanuye, nubwo ubushinjacyaha muri kumugerekaho ibyaha byose bingana gutya, ndabona iki kimuhama 100%, ndabona iki kimuhama 50%, ibi bitatu byose nta na kimwe. Ibyo bikorwa n'umucamanza, ariko n'umushinjacyaha yakabaye avuga ngo ngewe ku bwanjye nanjye iki nakimushinjuraho, ariko nkakomeza kuri iki. Ni ibintu abantu bashobora kuba bareba. Tuza no kugaruka ku kandi kantu, ndibuze guhamagara abantu bakora mu by'amategeko, abayiga, abayigisha, cyane cyane muri IRPD rya shuri ry'i Nyanza. Twageze ahantu twibaza ngo abagenzacyaha n'abashinjacyaha kuki bakorera mu biro, ntibakore bo izindi ankete, ntibajya hakorewe icyaha babaze abaturanyi, babaze kandi n'abatanze amakuru mu rukiko babaye bariho bahari hafi banaza kugira ngo duhuze ibiri mu nyandiko n'ibyo bo bivugiye. Tugera rero ku rwego rwo kuvuga ngo niba byashoboka ko hari umuntu waduhamagaye atubwira ati turatabariza umuntu urara kubitwa 3 z'ijoro, ngo noneho ahamagaye ngo hari muri Muhanga, ahamagaye kuri RIB iramubwira ngo uwo muntu nibucya urara kubitwa nibucya azazi kandi arara kubitwa 3 z'ijoro. Igikorwa cyo gukubita cyarangiye, we ajye kuri reporting, ariko bagiye kuri tele bamenya ngo akubitwa sangahe, akubitwa gute, ataka gute, kurusha uko yaza byarangiye. None bare no ngo niba nta gikomera afite. Urumva kera twiga twagiraga icyo bita magistrature debout na magistrature assise. Byavugaga ngo gira ngo magistrature debout niyo yari OPJ, hakaba na IPJ, ngira ngo muri abo ngabo nibo basimbuwe na RIB. Kugenza harimo kugenza ubundi gutera imetero ni ukugenza.
ni ukugenza, ni ukujya aho bibera ugakurikirana kugenza, none ukabona gukora raporo ushyira umushinjacyaha. So rero batubwiye ko hari abagenzacyaha nyine baba bashaka ko amadosiye yabasanga aho bari kuri office. Umuntu warayakubitwa rero ntuzi inshuro ibyo yakubitwaga, ntuzi inshuro yakubiswe, ntuzi umwanya byamaze, akaza bukeye kuba amaze gufata agatege, gutaka nturabibona, icyo yakubitwaga nturakibona, umwanya byamaze akubitwa nturabibona. Urumva ko harimo akantu katagenda, ubwo bazabiturebera. Noneho tumaze kubona abagenzacyaha bashobora kuba bakorera amadosiye mu biro, wenda rimwe na rimwe hari abamanuka, tugasanga n'abashinjacyaha kubera amadosiye menshi nabo bakorera mu biro, ntibajye mu zindi nkete. Haza igitekerezo cyo kuvuga ngo ese abavoka bo ntibakora nkete, cyangwa tukabona urundi rugaga rw'abanyamategeko rushinzwe gukora ankete rwigenga. Ko dufite abanyamategeko dufite mu Rwanda, harimo abavoka, harimo abahesha b'inkiko, harimo abagenzacyaha, harimo abashinjacyaha, harimo abacamanza, dukeneyemo n'abakora iperereza bigenga nka baro, nk'uko ari urugaga rw'abahesha b'inkiko rwigenga, nk'uko ari urugaga rw'abavoka bigenga, hakabaye n'abakora ankete bagakorana n'abavoka, noneho bakunganira abavoka bavuga ati twageze kuri tere dusanga ibi n'ibi. Batanze ingero nyinshi kuri ba Kazungu, ariko hari byinshi kuko ufite imanza dufite nyinshi zose zibaza n'ugukina n'impapuro, amategeko yanditse, raporo yanditse, ubuhamya bwanditse, hanyuma akavuga umushinjacyaha, ukekwa n'abavoka be, ntabo gusa. Abatanga bamya mu rukiko ni gake, nabyo biza nka exception, ubundi byakabaye ko bahahora. So urwo rwego rero rw'abaza abantu bashobora kuba bakora detective privé payant bakishyurwa, cyangwa se bakaba ari abasosiye b'izo nzego, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha n'urukiko, bakaba bazana andi makuru bizewe. Nibaza ko hari icyo byafasha. Ubwo abigisha amategeko muri IRPD n'abandi bakina n'amategeko afite aho bahurira n'amategeko nibo bakwiga icyo kintu. Mbanje ibi ngibi kubera ko urubanza iyo case umbwiye, umusore w'imyaka 23 wo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Mukingo, afungiye kuri station ya Ribu ya hariya ugana Igitwe, Nkomero. Yari asigaje iminsi mike, yagomba gukora ubukwe ku itariki 29 ejo bundi kuwa 4. Yego. Icyo afungiye nuko yateye inda umwana w'imyaka 15 muri 2020. Ngo umwana akaba afite imyaka 5. Umwana afite imyaka 5. Umuhungu ari gutegura ubukwe. Niho tubanza tukamenya ngo kuki byahuriranye, kuki afashwe ari gutegura ubukwe. Niho bimenyekanye, kandi umwana agejeje imyaka 5. Yego. Ariko umunyamakuru wakoze inkuru mushimira Imana Theogene avuga ko umugabo uwo musore yabanje kwanga umwana. Hanyuma haza ONG ifasha nyina w'umwana n'umwana, hanyuma iyo ONG isaba ko umwana mwirangamimerere yakwandikwaho na se. Ya ONG ituma wa muhungu noneho abyemera. Ubwo bishobora kuba wenda ariyo ntandaro. Hanyuma ageze kujya gukora ubukwe yemera umwana yarakuze afite imyaka 5, araniga muri CD. Ndabyumva? Ariko ageze gukora ubukwe nibwo afashwe. Icyo ni kimwe. Ariko icyaha amategeko, mu mategeko icyaha cyo gufata gusambanya abana batagejeje imyaka 18 ntigisaza, kandi kibarwa mu byaha by'ubugome. Ibyo niko amategeko dufite uyu munsi ameze, abikora niko ameze, kandi nibyo ntago mbivuguruza. Yego. Aho bitandukaniye, icyo akantu agatoya nshaka kongeramo,
nuko muri ibyo umukobwa ari we uri kujya kuri ribu avuga ngo nimurekure uwo mugabo ajye gukora ubukwe n'uwo ashaka, ngewe ibyanjye byararangiye. Kumva? Ariko itegeko rivuga ko kidasaza. Ni ibintu bikomeye cyane. Niba ndakina n'ibintu bikomeye isaha n'isaha bya ntangiye gutunga urutoki ingona kandi utarambuka. Katurebe niba mvuze ngo amategeko ashyirirwaho sosiyete, nta nubwo ari ukurekura ngo abantu bajye bakora ibyaha, na mediation ntago yaziye byo kugira ngo abantu bajye bakora ibyaha, nako no kugira ngo bajye babitinya. Yego. Ariko buri icyaha nacyo iyo tuvuze ngo ntigisaza, nyamara ingaruka zacyo zisaza cyangwa zikevuriwa. Sibyo se? Yego. Umukobwa watewe inda afite 20 uyu munsi, umwana wavutse afite 5, nta burwayi bafite, baratekereza. None umukobwa igikomere yagize mu myaka 5 ishize aterwa inda afite 15 yamaze kukibagirwa, kuri we cyarashaje, ageza aho kujya kuvuga ngo mumurekure yige ajye kwikorera ubukwe. Nge narabyakiriye, uko niko gusaza. No kwevuriwa niko ukuntu uwo mwana ari gukura, kandi umugabo yamaze kumwemera. Ubundi iyo biba ari ibyo gufata uyu mugabo, bagomba kumufata wenda nk'icyo gihe yaramaze kwemera umwana. Kwemera cyangwa kwihakana? Kwemera umwana akimara kumwandikisha, ikimenyetso cy'uko inda ariye. Kuko kwihakana umwana urumva bibaye bibiri. Amaze kwemera umwana biba bivuze ngo wemeye ko ari we wateye nyina inda. Nyina yari afite 15. Ariko nyina uruhara afite muri kino gihe ni ukuvuga ngo ngewe ibyambayeho byararangiye, mureke umunyarwanda yikorera ubukwe. Yego. We rero ubwo busabe bw'uwakorewe icyaha bukagongana na rya tegeko rivuga ngo ntigisaza, kandi kiri mu by'ubugwa. Aha tugeze rero, mpamvu ndi kugenda nigengesereye mbwira abanyamategeko bimeze biti. Uyu muhungu kumukomeza azaburana na bwa bushinjacyaha twavuze tuvuga. Yego. Nyiri gukora icyaha yamaze kwiyakira, sibyo? Nta kibazo afite. Ubwo nuvuga ngo niba umuhungu yaremeye umwana, nanakora ubukwe umwana azajya asura se, cyangwa ajya gusura nyirakuru, cyangwa ajya gusura nyirasenge, ko yamaze kumwemera. Yego. Imiryango y'iwabo w'umukobwa watewe inda n'iyiwabo w'umuhungu wayiteye irabanye neza, nta kibazo ifitanye. Ariko itegeko bafitanye ikibazo. Bafitanye ikibazo. None itegeko rigiye kwica ubukwe, amahano. Ubukwe bwari kuba kuwa 4. Kwica ubukwe ni amahano mu muco. Ariko itegeko rirahari ko kidasaza. Nkavuga ni dukurikije ubusabe bw'uwo mukobwa, ariko mu nkuru turakomeza dushakishe. Mu nkuru ni abatangabuhamya, umukobwa ntavugamo n'umuhungu ntavugamo. Ariko niyo byaba hari ibitari byo, dusuppose iyi scenario. Yego. Umukobwa atewe inda umaze imyaka 5, umuhungu ateye inda, kandi ubwo barutanwaho ingahe? 3. Kuko umuhungu nawe ayitera yafite 18. Wasanga arabaragaho nk'iminsi 10 nka kwa mugore wa Ndimbati. Wasanga iyo 18 yaraburagaho iminsi ngo yuzure. Swati umukobwa yamaze kwiyakira, none ari kujya gusaba ko umuhungu afungurwa, kandi umuhungu afunzwe n'itegeko. Umuhungu yari afite ubukwe, kwica ubukwe ni amahano mu muco wacu, ariko itegeko rirabivuga. Bigenda biterera. Impamvu ndi kubivuga nitonze no kugira ngo abanyamategeko baba hano babyumve ko hari nabo namaze kwandikira kuri icyo cyaba detective privé, kuri abo bantu bakora iperereza mu buryo bwigenga, ariko rigahabwa agaciro mu rukiko nk'uko umwavoka ajyayo. Icyo rero nakimubajije, ni umwarimu muri kaminuza zo mu Rwanda n'izo hanze. Nongera n'icyo ngicyo n'iyi scenario. Uyu muhungu arakora ubukwe, azaburana afungwe, n'izindi nkurikizi, imyiteguro mu miryango yombi, imiryango migari, abatumiwe.
tubitega amaso ndaza kubwira Theogene akomeza nkurikiranire n'urwo rubanza niruba tuzarujyamo ariko ruzaba rutanga ishusho yo kuvuga ngo uru rubanza n'urwo kuneza itegeko kuko wakoreye icyaha we yagaragaje aho ahagaze. Hanyuma iyo bibaye gutya bigenda bite rero? Nicyo nanjye nibaza. Nanjye ndi kubaza aba uyu mukobwa no ni ikibazo. Niba umukobwa we ari we uri kugera vuba murekura umuntu yikorera ubukwe narabyakiriye nta ndwara yanteye nta bukene yanteje yemeye umwana wanjye ntazagira agahinda umwana wanjye ni muzima wanasanga wenda yemera no kuba yamurihira ishuri. Ibyo byose itegeko uko rimeze nirifunguye umuhungu rikica ubukwe bwe babyumva haraba habaye kuneza itegeko kurusha kuneza rubanda ihereye kuri victime wa mukobwa. Kumva uru rubanza ruzaba rurimo society ihagaze ku muhungu kuko n'umukobwa yateye inda aratanga nawe ahagaze ku muhungu voilà ariko itegeko rihagaze kuri society. Oya ntago uyu mukobwa n'umuhungu bari muri society. Itegeko urubanza no itegeko ribereye iki kandi ari byo nkubwira ribereyeho society. Yego society igizwe nande wa mukobwa wa muhungu wa mwana wavutse wa mugeni babandi bagomba gutaha ubukwe. Iyo niyo society. Ubazanya abo bose murashaka iki naho mukobwa akajya imbere turashaka umuntu wacu. Ese itegeko ryamurekura niba ribereyeho society kuki itakumva ibyo society iri kuvuga? No nta nubwo ari nawe ndi kubwira nibo ndabwira abantu bari hano turebe iki kintu ngo gihagaze giti. Ese turi kurenganura wa mukobwa kandi avuga ko we ashaka ko umuhungu bamurekura akajya gukora ubukwe. None turi gushaka iki? Kubahiriza ko byanditse gusa. Turi gushaka kubahiriza itegeko ryanditse ryashyiriyeho ndi nyine tubihuza gute iby'itegeko riteganya n'ibyo society ishaka? Niwe washobora kuvamo nibaza ko niba kubera ko ribereyeho abaturage muri scenario nk'iyi abantu bashobora kuturebera ngo bigenda bite. Se bigenda bite? Ese umuhungu hari ibyo yasabwa n'itegeko yemera kuzakorera akabikora mu nyandiko azakorera umwana wavutse n'uwari umwana ubwo yamuteraga inda akabisinyira n'ibyo azamukorera cyangwa agaha umugabane umwana n'urugero byose akabyandika aho kugira ngo afungwe n'ubukwe bupfe. Cyo nibyo abantu bakarebye. Birashoboka iyo bibaye ko usibye hari icyo bita syndrome de Stockholm. Bavuga ko syndrome de Stockholm ni igihe uwarenganye afatanya n'uwamurenganyije bakarwanya umurenganura. Ariko uyu mukobwa afite imyaka 20 ni mukuru azi icyo akora cyane. Wanasanga agendera ku mibanire ye n'uwamuteye inda nyuma yo kuyiterwa. Nende ugasanga yaramuhaye imyenda y'umwana cyangwa se yaramwishyuriye maternité nubwo yabanje kwiyakana umwana ariko inzira byaciyemo kugira ngo amwemere. Hari igikorwa cyabaye. Ari byagiye biza kuko nubwo itegeko rivuga ko kidasaza ariko hari ibisaza hari n'ibyevuriwe. Kuko kwevuriwa nayiwe uko nabyita ibihinduka bigana heza. Niba umwana nta burwayi yavukanye nyina nta burwayi yasigaranye nta bumuga babyumva. Iyo niyo evolution kuko umwana amaze kuba mukuru. N'umukobwa agahinda ke karashaje. Rya tegeko icyaha kidasaza uwo cyakorewe ububabare yagize mu mutima mu marangamutima bwarashaje. Ubu hari igihe wasanga nawe ari hafi gushaka umugabo hari undi umushaka. Yego. Nese niba kidasaza ubu n'umuntu wa 40 umukobwa wamuteye inda afite 16 umwana amaze kugira imyaka 10 umukobwa agashaka akagira umugabo agatangira kubyara yagira 30 bikamenyekana ko wa mwana wa mbere yamubyaye atewe inda kuri 16 kandi wayimuteye nawe afite urugo. Itegeko ryaza rigafata
wa mugabo wateye inda umwana wa 16 rigafata na wa mukobwa watewe inda afite 16 umaze kugira 30 rigatangira urubanza ku mwana umaze kugira 14 kubera ko kidasaza byashoboka. Byaba bimaze iki rero dusipoze banyamategeko bari hano murambwira byaba rero bimaze iki? Kubera ko wibukije umugore wa mugabo ko umugabo we mu busore atitwaraga neza, weretse abana ko se atitwaraga neza, wibukije wa mugabo warongoye nyina wa mwana wari wabyirengagije ati ni impanuka nk'izindi, umwibukije ko wa mugabo umwibukije ko umugore atunze yahoranye undi, ko yatangiye imibonano akiri muto. Ba bana bari kubyarwa hariya nabo batangiye kuvuga ngo urabibutsa ko nyina atari shyashya, kuko baratangiye banavuge ngo kucyageze iki gihe kucyatahise areka ni polemique uremye muri iyo miryango. No nyine irajegajeze irajegajeze socialement. Yego. Hanyuma izongera ijegajege finance wa undi w'umugabo n'umufunga, niba ariko bimeze niba kidasaza n'umufunga urugo rwe financierement urarujegajeje, sécuritairement mu mutungo, mu micungire, mu bukungu bwawo no mu mutekano abantu bakuye mose, sibyo se? Yego. Umugore umugize umupfakazi, sibyo se? Kubera ubukungu umugabo wakoreraga urugo uramujyanye, urugo rugiye mu bujyahabi, habuze mitiwere, habuze minerivare, umugore abonye umuntu uza kumusayidira kufasha kurera abana, ashyizemo umwana wa umwana twita rwasigaweho kuko umugabo yagiye. Uri kumva? Yego. Umugore abaye umupfakazi mu demi veuve niko namwita, kubyo umugore ufite umugabo ufunzwe imyaka iri hejuru y'10 aba ari nk'umupfakazi socialement, aba ari nk'umupfakazi kuko umugabo nta mufite. umuteje kwakira indonke niba ariko nazita impano ziturutse hanze ariko nazo zitari iz'ubuntu. Iyo senarira zifite ikiguzi nyine, nta nubwo ari ikiguzi nakubwira ko nese umugore wigeze umugabo ntabwo yaba ari imyaka 5 kameme numwe, sinzi ko numwe biba bisaba kwihangana cyane, sibyo? Okay, umwe we birashoboka da 2 3 ariko si 5 6 7 10. Noneho are expose kuri za mpano zitari iz'ubuntu, sibyo se? Yego. Za mpano zitari iz'ubuntu kandi nanone ntabwo ubuntu ari ukwishyura, ahubwo nawe biramukoraho ku mutima, nawe arabyungukiramo. Niyo nta mpano yaza ubwabyo, n'umugabo gusura urwo rugo ni impano kuri wa mugore, nka wa wundi nakubwiye w'indera, sibyo se? Yego. Kuba hari umugabo winjira muri urwo rugo agasura, agasuhuza abana, agatanga bwakeye ku manywa, niyo ataryama niyo atagira gute, ni impano ahaye wa mugore, ni impano yakiriye wa mugore nawe. Yego. Hanyuma wa mugore umunsi yamwituye, urumva rya tegeko aho rizageza ya miryango 2. Urwikekwe mu rugo rwa wa mukobwa wabyaye afite 16, gusenyuka kwa rwa rundi rw'umugabo kuko wamutwaye. Yego. Warushenye, warugize wiki, warukoreraga aragiye, ahubwo uhaye karibu abandi ku rugenda. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu bitinda. Mu rwego rw'amategeko badufashe itegeko ku cyaha kidasaza, ariko face y'ingaruka muri sosiyete zo zisaza. Abantu bariyunze babyumvise kimwe. Ibi ndabivuga ndabyibutse. Abacamanza bagira ubushishozi. Muri 2 kangahera hanzo byari ni nka 2 2 cyangwa 2 1. Hari umwana nigishaga ari duaye, urumva? Arongora umukobwa utagejeje imyaka, yari yararangije ari umuganga,
urabyumva ubu ni na titirere hari niko numva uwo muhungu yari afite umukobwa umukopine we aramusura amubwira ati igumiraho nta kibazo tipe baramufunga nagiye mu rubanza umucamanza w'umushishozi niko nabyita umanzu we yarabaye umwavoka yitwaga Nyiramikenke Claudine ibyumba ndabyibuka mu rukiko rw'ibanze bari batazihindura ari kanto ebana umuhungu afunzwe yaje yambaye iroza araburana umukobwa arimo ararira mumfungiye umugabo murarwana n'itegeko umugore muvuga umukobwa bavuga ko yahohotewe ari bararira ko mumufungiye umugabo amarangamutima ye yangiritse ubwo afite inda uwayimuteye muramufunze nta gukurakuza nta guhaha umukobwa ntiyakoraga umuhungu niwe wakoraga nta maternity oya ndacyavuga turi mu rukiko uwo munsi kuko ntabwo uramenya uko rwarangiye umukobwa ararira mu rukiko umuhungu yambaye iroza umukobwa inda ni nyarwege natwe turi kugigira n'amategeko kubw'amahirwe nizere ko bahashize imyaka myinshi 25 ni myinshi ku buryo ariko ashobora kuba yarabaye n'umwavoka byarangiye uno mucamanza arekuye umuhungu babyumva ku bushishozi bwe ni ubushishozi burenze nibyo ndi kuvuga uyu munsi nibi ndi kuvuga ushobora gusanga abacamanza bo bashyira muri bwa bushishozi n'uyu muhungu ndaza gukorotira kuri uno muhungu wa Nyanza nyine birangira Nyiramikenke Claudine arekuye umwana uwo muhungu umuganga ariko nk'umucamanza wambaye umwenda wa leta ashyiraho kondisiyo ngo nimusubirana bwira umukobwa ajya iwabo azabanza yuzuza imyaka ati kuko nimusubirana muramusubiye mu byaha turongera tukutware ko yamubwiye urabyumva ndi kubyumva omwe ntajya iwabo ibyo gukura kuzubireke ariko ujya uhahira umugore uhahira umukobwa utwite inda yawe indikure neza uzishyura ibitaro utegereze yuzuza imyaka niko uwo mucamanza yamubwiye yanabivuze arakaye cyane yabivuze arakaye kandi ubwo mugiye kugenda mwongere musubire mu byaha ati no kobwa nasubira iwabo nawe iwawe nibura kuko nibura icyo yarakoze nukubatandukanya kuko nubundi yangaga ko hagumaho urugo rurimo mineri ariko navuga ati mineri nubwo ari victime ntagenda ajya iwabo niba wari umukunze ko mubana ibyo wakamufashije uzabimusangisha iwabo imyaka yuzure imyaka ibanze yuzure so rero niba ndi kuvuga nubwo ntago ndi gutera ibuye mu gihuru n'abacamanza barashishoza cyokora akantu narenzaho gatoya uyu muhungu biramusaba gukaraga ubwenge cyane kandi 23 umuntu abakiri mutoya natamenya ubwenge byo arajya kunera agomba gukaraga ubwonko cyane akareba hahandi hamwe yari yaragiye arundanya utuntu two kuzamufasha ubukwe nawe ntaba umwana ko bimeze naho ubundi nareba nabi ariko ubukwe bwo bushobora kutaba mu minsi yagiye ariko ntacyo butabaye ariko nawe akaba libre ntacyo bitwaye yazongera agategura butabaye wenda dusipoze ashobora wenda libre ishobora kumugumana kuko urumva nyine cyane gisaza kamushyira parike nayo ikabijyamo ariko nabo bose ayo marangamutima ndi kuvugana nabo barayagira itegeko niryo ritayagira ariko rikoreshwa n'abantu bashobora kuyagira umuhungu wari ufite ubukwe none akurikiranyweho inda yavutsemo umwana muzima ufite imyaka 5 bakareba na ya marera ya wa mukobwa wisirisimba aho ngaho avuga ngo ni mu murekura agiye kwishakira ibyo byose bakabiha agaciro nubwo batabishyira mu nyandiko kuko ntabwo babishyira mu nyandiko ntabwo bihuye n'itegeko hanyuma umushinjacyaha nawe akagera mu marangamutima yabigeze imbere y'umucamanza bakabireba igihombo yagira n'icyuko umunsi w'ubukwe atari wo wabaye ariko nibura bakamubwira bati ushobora no gusanga n'uwo bagiye gukorana ubukwe yaramuteye nawe inda babyumva yego ahubwo abana babiri bagize imfubyi
bose ni ugustaragoringa. yego nyine abana babiri ubagize imfubyi. So nibyo bya bindi bigera imbere y'umucamanza rero wakamera nka nyiramikenke kareba nawe iyo mibare akayitera wari wa wundi w'itanu ari uwo uri mu nda ari ubwo bukwe bwapfuye ari zabije kuko erega burya ibihano byose si gereza. Nubwo hari amategeko hari ibyaha donc biba birimo igifungo byanze bikunze. Yego. Ariko igihano kirenze igihano cyo kuba warateguye ubukwe ntibube ntago cyoroshye socialement. Hari umuntu tugeze guhurira Nyamirambo mvuye mu rukiko tugamye hamwe. Umwanzana yari umwavoka arambwira ngo umukire umuhanisha gufungwa umukene ukamuhanisha amafaranga. Kubera ko umukire umuhanishije amafaranga ni nko gutokora ifuku, ni nko kunaga ifi mu mazi. Sibyo se? Kuko iyo ari umukire afite amafaranga yewe aba afite n'inshuti zanayamu zamutwerera zikamusura. Ariko ku mukene wasitaragorinze uyu mwana niba yaratanze inkwano ukamubuza kurongora nicyo gihano cya mbere kibaho. Yaratanze inkwano, yengesheje inzoga, yatanze invitation, yakodesheje sale, yakodesheje itorero rizabyina, yakodesheje abatahira, abatetsi kuri we. Nicyo gihano. Icyo ni igihano kuri we. Kandi na society igahita ibona isomo kuko abagomba gutaha ubwo bukwe bose bazabaza ngo kuki butabaye. Batereka da wabungu yari yateye inda. Abantu bagira ubwo bate burya nuvuga ngo iyi minsi ari kuri ribu bibaye amahire byarangiriraho. Ariko ribu nayo burya nabo bagira ubwoba nubwo tujya dukeka ngo hari ikindi kibyihishe inyuma, no gutinya ko dukeka ko bariye. Dosiye akayigeza ku mushinjacyaha. Mushinjacyaha nawe akayireba yahura na rwa rutegeko ruvuga ngo icyaha ntigisaza. Ati ibi bintu nzabikira tuzakeka ko yampereje. Nawe akagisunikira umucamanza. Umucamanza akari uzagera ahantu nyine muri bwa bushishozi bwe akaba yafata umwanzuro. Kuko icyo kintu nacyo mu bantu bafite aho bahurira n'ubutabera kirahari. Urwikekwe rw'uko abantu bakeka ko wafashe makana. Ibyo bituma amadosiye yose akomeza. Hari umwanzuro umukozi wa RIB yakabaye afata akagaragura dosiye akafata none bazavuga ko bya nigende muri parike nawe akagaragura none bazagira ngo are mu rukiko nuko ubucucike buza. Ntabwo turagira society ishobora kumva ko umuntu ashobora no gukora ikintu ku buntu. Cyafite society yumva ko igihano ari ugufunga. Wari uwazanye umuntu kuri iyi case yo ntayirimo kuko iyi case y'uyu muhungu we uriya muhungu ahanganye n'itegeko ntawatanze ikirego kuri iyi case. Ariko n'ahandi iyo ari umuntu wareze undi abati nejo bundi harimo bari bamamagara ngo bahise bamurekura. Society irimo bahise bamurekura yumva ko kurekura harekurwa watanze. None bigatuma na wa mukozi uri mu nshingano akomeza kugira batagira ngo yahawe agasunika muri parike nayo higasunika umucamanza. Dinshi nibyo baba batinya ko hagira uvuga ngo yarariye. Yego. Hari rwose ibyo rero tugomba kugeraho muri iyi gahunda ya leta y'ubuhuza abantu bagomba kugeraho bakabyumva. Ntabwo ari ngombwa ko ntabwo abakozi bose bafite aho bahura n'amadosiye y'abantu ariko baba bari burye. Ntabwo nabo nibivane muri urwo rwikekwe ushobora kugikora no ku buntu ugakiranuka n'umutima nama wawe rega. Ntabwo ni wa kugumana umuntu kandi wabonaga hari inzira zo kuba wamurekura yaguha ataguha. Yes. Premium Construction Group. Yes. N'abanjeniyeri beza bakiri bato bafite ubumenyi n'ubuhanga narabiboneye twarahuye. Tom ndagusuhuje cyane aho uherereye hose. Ari gahunda yibagiwe. Mwandikire abagira uko abigenza. Hanyuma aba baenjeniyeri ni beza cyane pe. Bakora neza, bakorera ahantu hafite isuku. N'umujyi wa Kigali ejo bundi wabigarutseho.
haba hasa neza amashantiye yabo amashantiye ntabwo yabo ugenda usimbuka imisumari inyanyagiye inyanyagiye ntabonye ko twazamutse tukagera kuri etaje ya gatatu cyane ntabwo ugenda uhura n'ibitaka birundarunze ahantu hatuye hatandukanye rero aba ba enjeniyeri bakorera i Remera munsi gato ya REB ku marembo ya REB ku nzu ya mbere imbere y'umunara yego ndetse n'Urusizi naho tuhafite ishami aba ba enjeniyeri mu bahamagare kuri 07 8 4 42 57 yego cyangwa 078 55 9 80 46 yego Vista Kigali turi kugenda iminsi iri kugenda yicuma harabura iminsi 2 ngo twinjire mu gisope kwa kane yego uyu munsi turi kwa kabiri ubwo nejo ejo bundi tukinjira mu gisope muri Vista Kigali rero bafite igikoni cyiza bafite jardin nziza ucyagera rwose wumva utekanye akarusho nk'aho ibyo bidahagije bafite ibyumba byiza cyane birimo icyumba gifite saro icyumba gifite akabaraza icyumba rwose icyumba navuga ko ni nk'ibyumba bibiri ko harimo aho imyitozo witoza kuruhuka ibyumba nibyo kuruhukiramo ariko hari aho witoreza kuruhuka yego ntabwo usohoka ntabwo uva kuri kontwari iboneza mu cyumba urabanza ukagenda ukajya kontwari uyikorera iwawe ku kabaraza cyangwa muri saro witonze washaka ukavanamo agapira ugasigarana isengeri washaka ukambara akamambiri ugasigarana ikamambiri n'ikabutura ukajya kuryama bise wambaye nk'uko Ndimbati yambaye noneho ukaza kujya mu kiwanja cy'imikino umeze neza yego ufite forme wava no muri icyo kiwanja cy'imikino ugahagarara ku kabaraza witegeye icyanya cy'inganda witegeye kaminuza ya Masoro Kimironko yose uyireba na ntuza na Bumbogo yego rero la Vista Kigali nabo mu bahamagare kuri 078 5 40 80 40 Musone ya Sostene nawe ndagusoje cyane tuzaza aho ngaho mu gisope dutamire nako kabushete azadutamiza yarabyemeye yego ndabashimiye cyane rero ibibanza ni byinshi narabibabwiye rwose mwihangane ni byinshi cyane buri wese ni ukwihitiramo agahitamo icyo ashaka biracyaza hari inzu bagiye kuzana i Kanombe hari n'ikibanza kindi kiri i Rwamagana hirya yego hirya ya Nyarusange dufite inzu i Masaka ishaka 300,000 murabyibuka dufite ikibanza hano Nyabisindu gishaka 300,000 kiri hagati y'imihanda ibiri ya kaburimbo dufite ibibanza bibiri hano ku Gisozi ikijana 50 n'icya 80 dufite ibibanza i Gahanga ibishaka 30 n'igishaka 35 ibishaka 33 dufite ibibanza Bugesera dufite ibibanza kuri Mugesera dufite ikibanza kaje vuba aho bita kwitaba hejuru mu murenge wa Ntarabana haryo ubwo nta bandi nibagiwera n'abandi so buri wese nukwihitiramo uzatuhamagara tubereke bibiri by'igasogene nabivuze yes tubereke buri wese ahitemo ubushobozi bwawe bushaka uko ubushobozi bwawe bungana uzaduhamagara utubwire ngo nkeneye icyaha naha kandi mfite aya naye yego nibyo ngibyo rero reka tubashimire mwebwe mwese twari tubanye muri kino kiganiro Imana ikomeze ibagirire neza